Isomo tumaze kumva turisanga mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa umutwe wa 2 umurongo wa 42 kugera ku wa 47. Ibyakozwe n'intumwa umutwe wa 2 umurongo wa 42 kugera ku wa 47. Bahoraga bashishikariye kumva inyigisho z'intumwa, gushyira hamwe kivandimwe, kumanira hamwe umugati no gusenga. Abantu bose bagiraga ubwoba kubera ibitangaza n'ibimenyetso bikomeye byakorwaga n'intumwa. Abemera bose bari bashyize hamwe n'ibyo batunze byose bakabigira rusange. Bagurishaga amasambu yabo n'ibintu byabo, bose bakagabana ikiguzi cyabyo bakurikije ibyo buri muntu akeneye. Iminsi yose bashishikariraga kujya mu ngoro y'Imana bashyize hamwe, bakamanira hamwe umugati imuhira, bagasangira mu byishimo no mu bwiyoroshye bw'umutima. Basingizaga Imana kandi bagashimwa n'abantu bose, nuko Nyagasani akagwiza uko bukeye umubare w'abacunguwe. Iryo ni ijambo ry'Imana. Yego, tumaze kumva ijambo ry'Imana dusanga mu byakozwe n'intumwa umutwe wa 2 umurongo wa 42 kugera kuri 47. Icyumweru gishize nabwo twagize ibyo twumva cyane byadukanguriraga umuryango, kubaka ingo zigakomera, abantu bakabana mu mahoro, buri wese akamenya icyo ashinzwe muri uriya rugo. Ariko nanone baje kudukangurira ko ingo ubundi zirategurwa, ko kugera gushinga urugo tutakagombye kugera aho ngaho gusa, ahubwo mbere y'uko urugo turushinga, abasore n'inkumi tugomba kugira umwanya wo kwitegura. Sinashobora kubisubiramo, murabizi ko yatwigishije nawe yabaye umuyobozi. Burya gukurikira umuyobozi uje kwigisha biba bigoye, kandi icyo gihe nabwo yabanjirijwe nanone n'umuyobozi wacu. Yari yatwigishije ku bijyanye na ndabyita presence, Nyagasani uri rwagati muri twebwe, uwo dusingiza ariko tukamusingiza tumuzi, tumureba, kandi twemera ko ari rwagati muri twebwe. Ntabwo ushobora kubasha kubivuga neza, ni nacyo mbabwiye ngo biragoye kuvuga inyuma y'aba Jean Baptiste babiri bari intumwa za Nyagasani baje guteguza. Kristo Yesu atuzwe. Uyu munsi ntabwo tuva aho ngaho, turahagaruka ariko turebe ya mibereho y'abakristo ba mbere. Abo bakristo ba mbere ari naho natwe dushingira ivugururwa muri Roho Mutagatifu, kubera ko abaritangije batangiye nabo basoma ibyakozwe n'intumwa, barangije baribaza bati kubera iki ibi ngibi Nyagasani yabikoraga uyu munsi bidakorwa. Kristo Yesu akuzwe. Bahera aho ngaho baravuga bati niki kibura. Barangije bafata umugambi wo kuvuga ngo niba Nyagasani yarakoraga uko yakoze ejo, n'uyu munsi arakora, kandi koko uwo munsi habaye ibitangaza. Nyuma y'igihe basoma ibyo byanditswe bitagatifu n'ibyakozwe n'intumwa, batangiriye aho ngaho, buri kintu cyose batangira kukibazaho, Nyagasani aza kubamurikira. Ese twebwe abaje aha ngaha, twebwe twaje mu ikoraniro, twebwe twaje mu ivugururwa muri Roho Mutagatifu, tuzi aho dushingiye, tuzi aho impamvu yatumye ivugururwa muri Roho Mutagatifu ritangira. Nibaze nawe wibaze, naje nte kugira ngo ngere mu ivugururwa muri Roho Mutagatifu? Uyu munsi ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo nimurohe inshundura zanyu. Kristo Yesu akuzwe. Birashoboka ko Nyagasani yakohereje mu vugururwa muri Roho Mutagatifu mu ikoraniro Jesu kugira ngo nawe urohe urushundura rwawe kandi ugira burundu. Warobye bangahe?
Kristo Yesu akuzwe. Nari nateguye inyigisho ariko mu kanya batubwiye ko tugomba kugenda, bityo ntabwo mfata ibyo nari navuze kugira ngo tutaza kuza gutinza abantu, ariko ndagaruka kuri iri jambo. Bahoraga bashishikaye kumva inyigisho z'intumwa. Kristo Yesu akuzwe. Ese twebwe turashishikaye kumva inyigisho? Ndatangira mvuga nti abenshi usanga twasinziriye igihe umusaseridoti atangiye kutwigisha. Ese bigaragaza gushishikara no gutega amatwi twumva icyo twaje gushaka? Ese ni iki kitunaniza gituma twese dusinzira? Abakristo ba mbere nicyo baturushije. Inyigisho barazihagurukiraga n'umutima wabo wose. Ese natwe duhagurukira inyigisho n'umutima wacu wose? Bahoraga bashyize hamwe. Ese dushyize hamwe? Turi kumwe? Nta bidutandukanye bituma ubukristo bwacu bushobora kuba ubwo, nangiye kuvuga ngo bw'amafyere, ubwo nabuze izina amagambo y'ikinyarwanda, ariko bikaba ubukristo bw'umurimbo. Kuko n'abandi barabatijwe, nanjye ngomba kubatizwa. N'abandi bajya mu misa, nanjye nagiye mu misa. Yesu Kristo akuzwe. Nta mpamvu nitubanze turebe ko turi mu ikoraniro, ko turi muri wa muryango batwigishije, ko turi muri rwa rugo turwita urugo twateraniye hamwe. Ese koko turi abavandimwe? Bamanyuriraga hamwe umugati. Twamaze gusangira igitambo cya misa, twamanyuriye hamwe Ukaristiya, twese twahawe Nyagasani Yezu. Ese uwo Yezu ari muri twebwe? Ese kuba dushyize hamwe abantu babona ko batugirira ubwoba kubera ko abashyize hamwe nta kibananira? Kristo Yesu akuzwe. Abashyize hamwe nta kibananira. Hari abantu benshi birukanka hirya no hino, ntabwo ntinya kubivuga kubera ko bwo bifitiye n'ubuhamya muri iri koraniro. Hari umuvandimwe, ntabwo nza kuza kumuvuga kuko atari yagira umwanya wo kwitangira ubuhamya, ariko ntacyo muri bumenye kuko ibyo nabyigisha nkanabivuga. Yirukanse hirya no hino, ajya mu bapfumu, ajya kuraguza, ajya mu byumba by'amasengesho byose, ariko bakamuteranya n'umuryango. Yesu Kristo akuzwe. Araza hasanze mu rugo iwanjye, ambwira agahinda ke kose, ambwira nabo yangana nabo bose. Mbona ibintu bibaye birebire. Ambwira umva muvandimwe, rero byari bikwiye ko uyu munsi ubanza kwibabarira wowe. Noneho numara kwibabarira, urajya kubabarira ba bandi bose baguteranyijeho. Abambere kandi babateranyaho ni ba nyoko bukwe, ni abavandimwe babandi ba hafi. Yesu Kristo akuzwe. Abagiyeyo murabizi, murandusha, ntaza kuza kubivuga cyane. Noneho umuntu ndamubwira, banza ugenda ubabarira. Arangije arambwira ngo ibi bintu sinzabishobora. Namubwira nti rero mu ikoraniro ryacu dufite itsinda ryo gusabira abarwayi, ryo gusabira ibibazo, birakwiye kujya. Arambwira ngo ya ntabwo njyayo. Ari wowe wabigenza gute? Namubwira sawa. None se kubera iki njye waje kubimbwira? Naje kubikubwira kugira ngo tubifatanye jyewe nawe. Nembi gusa. Yesu Kristo akuzwe. Namubwira nti ubwo ndashaka kubabwira ko abantu bashyize hamwe Nyagasani abaha igisubizo uko byagenda uko ariko kose. Ndabamenyesha ko uwo muntu yarakize, ibibazo yari afite byarakemutse, icyo bavuga ko bafunze cyarafungutse. Uyu munsi arashingiza Nyagasani. Ikibazo dufite rero ni ikihe? Nuko bwa buvandimwe nta buhari, kuko buhabaye ntabwo twakwiruka. Yesu Kristo akuzwe. Kandi muri iri koraniro harimo benshi biruka.
yagiye aha n'aha aha n'aha, yageze na Busogo, yageze na hehe, kereka aho batamubwiye. Hahandi mwese muzi yarahageze, mwese muzi nanga kwirirwa amavuga, hose yarahageze, agera na Busogo bamuha n'ibyo ajya ariga gutya. Yesu Kristo akoze. Ni ukubabwira ngo abemeye gushyira hamwe Nyagasani abakorera ibitangaza. Yaje kumbwira rero